Yesu ashimwe bana b'Imana, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana uyu munsi wa none. Uwiteka yaduhaye kugira ngo tuganirire hamwe twumve icyo Umwuka ari kubwira amatorero. Ni ijambo dusanga mu Kuva ibice 14 umurongo waho wa 15. Uwiteka yabazaga Mose ambwira ati mbese niki gitumye ntakira, kandi naraguhaye ububasha n'ubutwari bwose bwo gutegeka kandi nkabishyira mu bikorwa. Imana ibishaka kugira ngo tugire kwizera gufite imbaraga gukomeye, mbese ku rugero abantu batatekerezamo ko twizeye, basange dufite kwizera gukomeye. Nawe rero kwizera kwawe ugukomeze. Imana yagendanye na Mose, nawe yagendana nawe mu mirimo, mu bucuruzi, mu mibereho y'urugo rwawe. Imana yagendana nawe. Iza abana bawe, niba utanabafite cyangwa se umusore cyangwa umukobwa, iza urugero wayishakiramo ikakwiyereka. Nawe rero we kongera gutabaza, ntugire ubwoba ngo utinye ibigeragezo, ahubwo izera imbaraga z'Imana. Reka dusengere ijambo mbere yuko turyumva. Uwiteka Mwami Imana yacu, twemereye rero uwumve gusenga kwacu, uwumve gutaka kw'abaguhamagara amanywa nijoro kubw'ibyifuzo bya benshi. Ngaho nsengera ijambo rirenga imbibi, rigere hose, mbere na mbere rigere mu mitima y'abantu, ribahindure kandi ribizeze ibyiza Uwiteka akora akanasohoza mu izina rya Yesu. Amen. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva ibice 14 umurongo wawo wa 15. Uwiteka hari icyo yari ari kubaza Mose, nk'uko uyu munsi nawe hari icyo Uwiteka ari kukubaza. Ati Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze urugendo. Imana aribwiye Mose namubwira ngo bwira Abisirayeli be kugira ubwoba, be gutaka, be guhangayika, be gutinya ibigeragezo, be gutinya iminsi mibi, be gutinya abantu, be gutinya ibihe, ahubwo nibakomeze urugendo. Rero we gutinya ko wahuraga n'ibihombo mu bucuruzi bwawe, ahubwo komeza ucuruze. Uwiteka ari bukuzanira umugisha, ahubwo wowe uceceke, wowe wicecekere. Uwiteka araguha umugisha. We kubwira abantu kuri guhomba, we kubwira abantu ko ntaki uri gufata, ahubwo wizeze n'abantu ko niba ari ntakiri gukoreka, ko Imana iri bubaha umugisha, ko urugendo rwanyu rurimo. Ni urwo rugero Imana igushakamo ko wizera. Wa mupapa we, wa mumama we, hari igihe haza ingorane n'ibibazo bikaza bikivanga mu by'ubuzima bwanyu bwa buri munsi, ariko Uwiteka azi iby'ingo, azi iby'amashuri, azi ubuzima tunyuramo bwa buri munsi ko bukenera support. Nawe rero Imana igutabare, iguhe ubufasha aho bwava hose naho bwaturuka mu buzima uri kunyuramo. We kwikanga, we kugira ubwoba kugira ngo abantu batakunyuzamo ijisho. Ushobora kuba uri umusore wasenze igihe kirekire, Imana ikwemerera yuko uzakora mariage, ukumva ko nyine ubuzima nyine byararangiye, igihe kiba kirekire usenga ukabona nta nzira. Ishoboka kuba nawe uri umukobwa ari gutyo bimeze, kandi Imana we iyo ntabwo ishaka ko uyereka ko byanze, ko wananiwe, kutakibishaka. Ahubwo Imana ishaka ngo utere intambwe ize igushigikire muri ibyo wari ufite, muri uwo mufiyanse wari ufite. Imana ishaka ko utera intambwe ikaza ikagushigikira. Ntabwo Imana ishaka kuyereka ko imbere yawe hari inyanja, ko bidashoboka, ko nta mafaranga ufite azakora mu byo wifuza kugeraho byose. Oya, Imana ishaka ngo uyibwire ngo Mana, niba ntafite amafaranga nzi ko ngufite, kandi ugufite abafite byose, abafite ubutunzi, abafite imibereho. Umuntu agerageza kuvuga ngo Mana ngiye gushaka amafaranga, nzagure ubutaka ahantu, nanjye nzikenure, nziteze imbere, nzubake, nzabigenze gutya. Uko ariko kose uri gutekereza, noneho byagera nyuma ukabona urugendo uri kugenda uri wenyine, kandi ubushobozi burukwanga. Kandi Imana ishaka ngo upfuka musenge, uyihamagare, uyibwire ngo Mana rero nzi ko Imana ishobora, kandi Imana ikiranuka. Ibyo washoboye byose, wageze kwa Hana umuha urubyaro, wageze kwa Moridekayi mukura ku marembo, wageze kwa Daniyeli mukura mu rwobo, wageze kwa Basaduraka, Meshaki na Abedenego ubakura mu muriro. None nanjye ibyanjye rero nzi ko ubishoboye, ntakibasha kukunanira, ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Ntabwo Satani yazanga byitambike mutabishaka ngo bikunde. Niyo mpamvu rero Uwiteka yabwiye Mose ati niki gitumye muntakira ngo mugire ubwoba, kandi narabemereye nkuko nzabagirira neza, narabemereye ko nzakemura ibibazo byanyu byose. None iki kiguteye ubwoba rero? Ntiwongere kugira ubwoba. Imana irashoboye,
kandi Imana irakiranuka. Rero ndakwinginze mwene data ngira ngo iri jambo rize riguhindure, riri mu kuva wowe wicecekere, Imana iri bukurwanirire. Iyambukije Abisirayeli inyanja itukura, ikabambutsa Yorodani mu gihe cya Yosuwa, nawe rero iraje gutabare ikugire neza. Niko ivuganye nawe uyu munsi wa none. Bya byiringiro nibigaruke, kwa kwizera nikugaruke mu izina rya Yesu. Kira neza ijambo ry'Imana.